Iyi ni Cooking Fame, tubaye ikaze. Nk'uko twabibonye mu kiganiro cyacu gishize, twabonye ko ibitunguru bifite akamaro gatandukanye kandi gakomeye ku buzima bwa muntu iyo wakiriye cyangwa se ukaba wabivanga n'andi mafunguro. Noneho uyu munsi kuri Cooking Fame tugiye kukubwira umumaro w'ibitunguru ku ruhu rwacu ndetse no ku musatsi. Niba wifuza kubimenya rero ntucikwe n'iki kiganiro twaguteguriye. Mbere y'uko dutangira reka dushimire abakomeje kutwereka ko mudukurikirana, dushimire abakomeje gukora subscribe ndetse n'abakomeza kutwoherereza comment zitandukanye. Dushishikariza kandi abatarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibiganiro byiza Cooking Fame bategurira. Ni mu kanya tugatangira n'ikiganiro. Mukunzi wa Cooking Fame, ese wari uzi ko igitunguru gituma uruhu rwawe rukura kandi rugatoha? Ibitunguru bigira vitamine A, vitamine C ndetse na vitamine E, byose bigira umumaro ku ruhu, bikarurinda kwangirika kandi ugasa neza. Niba wifuza ko uruhu rwawe rwakura rugatoha, wahisemo neza kumva Cooking Fame. Umuti n'uyu, ntibigoye. Fata ibiyiko 2 by'ifarini, ubivangemo igice cy'ikiyiko cya ji y'ibitunguru, wongere ufate agace gatoya k'akayiko gato k'amata, ubivangire hamwe. Nurangiza ufate agafu ka nutmeg gake cyane wongeremo. Iyi nutmeg ushobora kuba wayisanga mu maduka yose acuruza ibirungo. Nurangiza ukora uruvange. Nubona urwo ruvange rufashe cyane ushobora kongeramo andi mata. Ukora uruvange rufashe ariko rudafashe cyane. Nurangiza ukarabe mu maso hawe uhumutse neza. Nurangiza usigamo rwa ruvange, utegereze iminota 20, ubundi ukureho rwa ruvange wakoze wasize mu maso yawe, woge mu maso. Ibi ngibi ubikore kenshi kugira ngo ubashe kuba wabona impinduka ku ruhu rwawe. Ubushakashatsi kandi bwerekana ko ibitunguru bifasha uruhu mu kururinda gusaza no kuzana iminkanyari. Kubera vitamine ziboneka mu bitunguru, gufasha uruhu kuba rutazana iminkanyari ndetse no kuba rutasaza imburagihe. Niba wifuza kurinda uruhu rwawe kuba rwazana iminkanyari, biroroshye. Fata ibitunguru ubisye, ubikuremo umutobe, noneho ugenda umutobe uwusiga ku ruhu gake gake usa nk'umasa. Ubikore kenshi mu cyumweru, urabona impinduka. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ibitunguru bishobora kurinda uruhu rwawe kurwara ibiheri, kubera ko ibitunguru ari antibacteri, antimicrobe ndetse na anti-inflammatory. Ibi biha ubushobozi bwo kurinda uruhu kurwara ibiheri ndetse n'izindi ndwara zitera uruhu. Wabyifashamo rero, biroroshye. Fata ikiyiko kimwe cy'umutobe w'ibitunguru, uvange n'ikiyiko cya olive oil. Nurangiza urwo ruvange urufate urusige ku ruhu rwawe neza, umanuye no mu ijosi. Ubikore kenshi, hanyuma urwo ruvange utegereze iminota 20, woge mu maso. Mu gihe kitari kirekire uzabona impinduka ku ruhu rwawe ndetse ibiheri bizakira burundu. Ibitunguru kandi ubushakashatsi buvuga ko byakurinda inkovu z'umukara ku mubiri wawe.
Biroroshye hano naho wakwikorera umuti. Urafata umutobe w'ibitunguru ukawuvanga na yawurute itongewemo amasukari ku kigero kingana. Wabishaka ugashyiramo na olive oil niba uyifite. Ukabyisiga, nyuma y'iminota 20 ukoga mu maso. Ukabikora kenshi gashoboka kugira ngo ubashe kubona resulta mu gihe gitoya. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ibitunguru byakurinda kuba wabyimbirwa niba warumwe n'umubu cyangwa akandi gasimba. Icyo wakora kiroroshye, fata igitunguru cyawe ucyoze neza, nurangiza ugikatemo kabiri. Ufate igipande kimwe ugende utsirita ku mubiri aho ako gasimba kakuriye, nta ngaruka n'imwe uri bubone ku mubiri wawe. Mukunzi wa Cooking Fame, tumaze kukubwira byinshi igitunguru cyamarira uruhu rwawe. Noneho reka turebe igitunguru ni iki cyamarira umusatsi wawe. Ubushakashatsi bwerekanye ko ibitunguru bigira uruhare runini mu gukura k'umusatsi, kubera ko igitunguru gikungahaye kuri sulfure, kandi iyo sulfure ikaba ifasha umusatsi kuba wamera neza. Icyo ukwiriye gukora ni kimwe, ni ugutegura umutobe w'ibitunguru, hanyuma ukawusiga neza mu musatsi wawe, ugategereza iminota 15, ubundi ukogamo. Ukabikora kenshi kugira ngo ubone impinduka, umusatsi wawe ugahinduka uwureba, ugakura, ugakomera kandi ugasa neza. Ese wari uzi ko igitunguru ari wo muti utangaje uzakuvura imvuvu? Abantu benshi bakunda kugira ikibazo cy'imvuvu, ariko benshi bakagerageza ibintu bitandukanye bivura imvuvu ariko bikanga. Ibitunguru nibyo byonyine byabasha guhangana n'icyo kibazo. Ibitunguru byabasha guhangana na za bagiteri mbi zitera imvuvu mu musatsi. Kugira ngo wivure imvuvu rero biroroshye, fata ibitunguru ubisye ubikoremo uruvange. Nushaka wongeremo coconut oil niba uyifite, cyangwa se wongeremo utuzi dukeya. Nurangiza ufata urwo ruvange rw'ibitunguru ugenda urusiga mu misatsi aho umusatsi utangiriye, hanyuma utegereze igihe cy'iminota 40 cyangwa isaha, hanyuma woge mu musatsi neza, urabona impinduka. Niba igitunguru kikubangamiye, igitunguru ushobora kuba wagisimbuza tungurusumu, ukabikora nk'uko twabivuze haruguru, hanyuma imvuvu zikagenda nka nyomberi. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ibitunguru byatuma umusatsi wawe ugumana ibara ryawo. Hari abantu benshi batunga umusatsi, ariko mu gihe runaka wari umusatsi w'umukara ugasanga wabaye brown cyangwa se wabaye irindi bara. Aha rero igisubizo ni kimwe, ni igitunguru. Biroroshye, fata ibitunguru byawe ubisye, nurangiza uvangemo mustard oil, ukora uruvange, hanyuma urwo ruvange rufate urusige mu musatsi wawe. Nyuma y'iminota 40 cyangwa isaha ukarabemo na shampoo, hanyuma uzabona impinduka mu gihe kitari kirekire. Mukunzi wa Cooking Fame, igitunguru kiratangaje. Nahawe rero kugira ngo ubashe gufata uruhu rwawe neza ndetse n'umusatsi wawe ubashe kumera neza, bityo uhorane ubwiza. Reka tubashimire ko mwakomeje kudukurikirana, kandi tubashimire abakomeje gukora subscribe ndetse n'abakomeje kutwohereza comment zitandukanye mutubwira niba hari icyo twahindura cyangwa niba hari ikindi mwifuza ko twabategurira. Tubibutsa kandi abatarakora subscribe, tubabwira ko muri gucikanwa n'ibiganiro byiza Cooking Fame bagezaho. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.